ariko muri iyi minsi ngiye mbona ndeba nabishaka si ikintu nagukore nta mafuti ugira amafuti ariko hari igihe nyine rimwe na rimwe umuntu agira amafuti ariko aranayikosora siko ubona ari wowe kana ufite muri uru rugo ukagenda nkakubura ahubwo byabura mama siko nyuma y'urupfu rw'umugore wa David abantu bamushinyagurira ngo niwe wiciye umugore reka ariko nanjye njya mbyumva ariko njye mbona ari amagambo y'abantu nta magambo uziko njye mbona David yakundaga umugore wiwe yamufataga neza sinumva ukuntu abantu bo mu mitwe yabo haba bameze ku buryo biteka bakavuga ngo akajya gushinyagurira umurambo wa nyakwigendera ngo niwe wamwishe ngo yaramuroze ngo yamufataga nabi mu rugo yari yaramwishe urupfu rubi ahubwo bavuga ko na se yakoraga se wa David ariko ibyo byose ni amagambo y'inanga njyewe abantu b'inanga ndabazi barayavuga pe gusa ntabwo twabimenya kuko Imana niyo mucamanza mukuru mugana Imana niyo mucamanza mukuru ibyo rero ntabwo twabishingiraho cyane ngo tubihereze agaciro amagambo y'inanga arakabije David ngenzi ko ari umugabo mwiza gusa utafata umugore we nabi ku rwego kuko yaza kuba ari we wabyikoreye ntabwo afite agahinda ku rwego nkamubona gusa ibyo ari byo byose David kubera ko ari n'inshuti yawe nta n'icyo bamuvugaho ngo ucyemere ariko nanjye ntabwo nabyemeza da mbese ni umucamanza Imana nizaza ikaducira imanza ariko ntawe ureba mu mutima w'umuntu kubera ko hari ibanga yaduhishe umuntu se yafatagaho ngo yafatagaho bikaze ako kiriya gisaza cyimba mbona n'ibigambo kiba gifite ibisitore byinshi ubwo nawe ugiye kumucira imanza si ukumucira urubanza ariko akarandwemo mbona biriya ni ibigambo kiba kirohera ariko nta kindi gusa uyu munsi ubwo niriwe mu rugo nshaka gufasha imirimo yose ntabwo kuburira mu nzu gakora urimo urandema agatima reka mbe mbikora urimo urampa agatima keza noneho rwose ubu ngubu ngaho gira vuba reba kuko nawe waba ufite inzu nk'iri shanga igenda pe singubeshye roti nibyo nakubwiraga rutika tuve mu bintu nyine by'inzu zahariye n'iki nyatsi byahuye n'izo nyatsi byarajyanye nimba hari ikintu ngomba gukora mu buzima bwo gushimira mama wawe mama wawe kuko yafashije data ngiye no mu buzima busanzwe sinari nzi ko biriya bintu byambaho pe sha David ko ineza ari idutunze kuba mufasha abana batishoboye agafasha abapfakare bose niyo mpamvu natwe mu rugo tudasaba umuntu buriya mu rugo turafasha tudufashwa kutika byarantunga bigomba gutungura cyane ahubwo so mama agatanga guhangana ibyakubayeho nk'umugabo natwe byatubaho nk'abasore ariko nyine wihangane mu buzima busanzwe biriya bintu bibaho cyane ariko sori kabisa ku byakubayeho byose nyine uba ugomba gukomera nk'umuntu w'umugabo ugashikama ugahangana n'ikibazo ahuye nacyo byo ngomba gukomera nkumva ko ubuzima bugomba gukomeza ntakira buri kimwe nyine kuko n'ubuzima turimo iyi si Imana iragoye ariko nta kundi nyine ikirere cyose uko iteye hano ikubitiye hano byose urabyakira ariko gusa rero ako kantu kawe wameze katazagukoresha amabi n'indimbati ziri hano hanze wa muhungu umugore ko ndeba aguma kumpatira inzara ambaza akarongo ubundi ibi bintu ni amahoro byanze icyo akarondwe ari mu mazi abira nyamara ariko ubundi njya kureba akarondwe mubwire ibimugendaho njya kumureba kuko abona ibya karondwe bitoroshye
reka nkubwize ukuri sinabitinyuka ko niyo mbirose cyuka mvuga ati mu izina rya Yesu ko nifuza kuko kuba umugabo uhamye ku buryo abana banjye bazamfatiraho urugero kabisa. ahubwo wowe reka nkubwire ibi bintu byose tubirenga agahinda twagize n'akababaro te kwifatira akantu kuri wa mujamara kuko nabonye agiye n'akaburushete keza wakintu nawe ntacyo naragushimiye wangiriye neza rwose ineza wangiriye inaha muri Gashirabwoba nta muntu arigeze yinkorera ugize neza kuko ibintu dataramwe batankoreye warabinkoreye pe Karo nta n'impamvu yo gushimira cyane iyi ni inema Imana yanyihereye ibyo rero byo kukugirira neza ni ibintu bimbamo nta handi hantu mbikura. yewe oya mwarakoze pe warakoze kuko wangiriye neza ntatekerezaga warantunguye pe mwarantunguye ibyo rwose ntukanabiteho umwanya cyane kuko ibyo ni impano yanjye Imana yanyihereye ariko Karo wagize ngo hari umuntu wakugambanira mpari oya ntabwo byashoboka ubu ikintu cyari kinzanye rero uribuka nkuhamagara kuri telefone ndabyibuka umbwira ko hari umuntu uri kunshakisha mubwira umudamu duturanye w'umukire usigaye waraje muri karitsiye yacu uriya mudamu yagumye kunzengereza ambwira ngo nimujyane kwa Karongo ariko nta cyiza namubonye cyagiye umbwira ngo hari umuntu uri kunshakisha ibi rero reka ngende ikubagaho mbibwire Karondwe kugira ngo niyo magambo y'abagore bo muri Gashirabwoba reba nta magambo ngira Karo urabizi ndabizi pe ndabizi ntayo ubwo nagira ngo nkuzanira ayo makuru ariko uraryohera imenge nagera mbigusubiriramo urakoze rwose ntacyo urakoze rwose urakoze reka nguherekeze ahubwo Karo reka nkwe ubuze mbere yuko ntansezera ariko buriya ntabwo uzi ibiri inyuma ndimo kukubwira ikintu yambwiye yarambwiye ngende nkubwire ngo ari ukukwica no kukubabaza icyo yagukorera ubwo se urumva uwo mugore hari icyiza cye ntibubura agasenda mu kizwa n'iki tugende noneho ndicunga ubwo nanjye ndirinda